Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe muhinzi mworozi, ndizanashidikanya ko aho uri komeje kumererwa neza cyane muri izi ntangiriro z'uyu mwaka. Nizera ko ari umwaka uzatubera mwiza cyane mu buhinzi ndetse no mu bworozi. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira kuri gahunda y'ubuhinzi ariko harimo buvanzemo n'ibiti. Ni gahunda y'ibiti bivangwa n'imyaka. Turaza kuganira neza ese ibiti bivangwa n'imyaka ni ibiti bwoko ki? Ni ibihe biti? Ese inyungu irimo mu kuvanga ibi bihingwa ni iyi? Turaganira n'umuyobozi muri ICRAF, turaganira n'umuhinzi aze kudusobanurira neza. Ni umuhinzi wamaze gukoresha ino gahunda, aradusobanurira neza ko umusaruro wiyongereye ndetse n'inyungu abona muri gahunda yo kuvanga ibiti n'imyaka. Ni ibiti bivangwa n'imyaka. Ikiganiro cy'umunsi nicyo turi bugarukeho. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, no kubana natwe. Byabyiza ugategura n'agakayi n'agakaramu kugira ngo amasomo ataza kugucika. Tugwaye ikaze ikiganiro ni Tera Intambwe muhinzi mworozi, ngendi Eri Kajeje. Turakora ubushakashatsi, tugakora na development. Ubushakashatsi dukoze tukabugeza ku baturage kugira ngo turusheho abaturage barusheho kumererwa neza, barusheho gutera imbere. Ariko kandi tugakora n'ubushakashatsi kugira ngo tugabanye iriya myuka yo mu kirere ihumanya ibihingwa, ubutaka n'ubuzima bw'abantu. Yego. Ibyo ahanini nibyo dukora, ariko tukafasha no kugira ngo ibi biti bivangwa n'imyaka bigundure, bizahura ubutaka bwagundutse, bitanga umusaruro mwiza mu mirima y'abaturage. N'ibindi byangombwa nk'ibicanwa, nk'ubwatsi bw'inka, nk'imishingiriro, nk'imbaho n'utundi dukingi. Kuri ubu ngubu mubona uburyo abaturage bitabira kuvanga ibiti n'ibihingwa, mubona bihagaze gute? Ese ubushakashatsi mukoraho bwo mubona hari icyo bushobora guhindura? Tubanza gukora ubwo bushakashatsi, tukabukorera mu mirima y'abaturage, tukabukorana n'abaturage. Yego. Noneho ikintu tugezeho, abaturage barushaho kubyitabira vuba, ariko gushyira ibiti, kongera ibiti mu mirima y'abaturage ntabwo byari byagera ku rugero rushimishije. Yego. Kubera impamvu zitandukanye, kubera rimwe na rimwe nko muri aka gace turimo ka Bugesera izuba rirava byinshi, aribwo bakibitera bigapfa, ariko ibyafashe bibaho. Ariko mu baturage benshi bamaze kubyumva, barabifite mu mirima yabo. Ariko turashaka kongera imbaraga. Mukurikije uko cyane nk'ubushakashatsi, tugere no ku bushakashatsi, buriya iyo ikintu cyakorewe ubushakashatsi nibura kijya kugera mu gihe cyishyirwa mu bikorwa cyizewe. Yes. Ego. Ubushakashatsi mwagiye mukora yaba ku bigori, indi myaka nk'ibishyimbo, mwasanze bishoboka ko hari ibihingwa bishobora kuvangwa n'imyaka, noneho na muturage akaba yabona umusaruro ku bihingwa byose? Umuturage ku bihingwa byose ahinze mu biti twavuze, biriya ibiti twita yuko birumbura ubutaka, mu Cyongereza babyita fertilizer trees. Ibyo biti bizamura umusaruro iyo bigereranyije naho bitari. Bizamura umusaruro nka 2, 3, ugasanga byazamuye umusaruro kubera amababi yabyo aba arimo azote nyinshi, akagira na carbone nyinshi. Carbone ituma mu butaka bwa bukoko bufasha ibihingwa bumererwa neza, kuko buba bufite ikibutunga. Iyo carbone niyo bitunga, niyo mbese nka petroli yabyo, niyo nka mazuti yabyo, nibyo ituma bukora neza mu nani. Muri ibyo biti rero harimo ibiti byinshi bitandukanye, kuko ntiwatanga igiti kimwe, utanga ibiti byinshi kugira ngo umuturage yihitiremo. Ikindi cya kabiri cyo twakoze, nka biriya biti bya Greveriya, ubundi birona, ariko iyo bikonoye ukagabanya amashami nko kuri 70%, twabonye ko bidakurura amazi cyane. Bikurura amazi ageze nko kuri mililitiro 20 andi mazi asigaye, noneho ibihingwa bikayakoresha. Dongo ntibibangamirwe cyane, kayasaranganya. Noneho rero nibyo twigisha abaturage, tuti mujye mukonora biriya biti bya Greveriya kugira ngo binywe amazi makeya, noneho bisigira ibihingwa byo kumererwa neza. N'ubu urebye munsi yabyo ubona ibihingwa biri munsi yabyo bimereye neza. Kandi twapimye ubuhehere, hari icyuma dufite kijya mu kuzimu ndakibereka, noneho kigapima ubuhehere munsi y'igiti, kure y'igiti, tukagenda tugereranya. Twasanze rero ubuhehere munsi y'igiti buri hejuru cyane muki, igihe izuba rikaze mu kwezi kwa 7 kwa 8,
n'ukwa gatandatu usanga ubuhehere munsi y'igiti buri hejuru cyane, noneho ubwo bituma udukoko turi mu kuzimu tumererwa neza, bituma n'igihe uzahinga ibihingwa bizaza bikamererwa neza. Ikindi twabonye yuko uretse ayo mazi n'ayo mababi twabonye nyine ko yiyongera. Haha ntabwo bajyaga bahinga ibishyimbo bya mushingiriro, ariko ubu batangiye kubihinga kuko ikibazo cyari imishingiriro. Ariko twazanye ibiti bibaha imishingiriro, ibyo biti bakabikuraho imishingiriro, ayo mababi bakayafumbiza, ugasanga umuturage akubye inshuro 3 umusaruro w'ibishyimbo ugereranyije n'imbuto ngufi, kandi abonye imishingiriro. Kandi ibyo biti birashibuka, iyo gitemye ari kimwe kibyara bine, noneho akazihaza mu mishingiriro agasagurira n'inka. Iyo rero tumwongereye rondereza, ni ukuvuga yuko arihaza no muri izo mu nkwi, noneho bigatuma atajya konona udushyamba duhari ngo ajyeyo abyibe, bamufate bamufunge, akaba bifite mu murima. Ikindi cya kabiri, abagore n'abana nibo bajya gushaka imishingiriro cyangwa inkwi zo gucana. Ugasanga rero bagiye ibirometero birebire bakajya mu ishyamba, inzoka zishobora kubarya. Kandi ikindi cya kabiri, n'ibindi biza bishobora kuziramo. Ariko iyo ubahaye ibi biti ukabitera hano hafi y'imirima yabo, ku mirima yabo, uba ugabanyije urwo rugendo. Babibona aho mu mirima, aho bahinga bakabica bagashyira mu murima, noneho urwo rugendo yakoreshaga ashobora kujya mu murima mu rugo iwe, akita ku bana, agakora n'indi mirimo imufitiye inyungu. Nicyo rero akamaro kanini ka agroforestry, kadatuma abantu bata umwanya bajya kuzunguruka, bajya konona amashyamba, bakora izo ngendo ndende ziba zabaviramo ingaruka mbi, ariko ibiti bakabisanga hafi mu murima bakabikoresha. Nyuma y'ukuganira tugasobanukirwa neza n'iyi gahunda yo kuvanga ibiti n'ibihingwa, cyangwa se bya biti bishobora kuvangwa n'ibihingwa se cyangwa imyaka. Twasobanuriwe neza uko iyi gahunda imeze, dusobanukirwa icyo ifasha abahinzi, ariko se kandi nk'abahinzi akaba ari nabo bagenerwa bikorwa. Iyi gahunda bayibona gute? Ese barayitangiye kuyikoresha? Niba barayikoresheje, umusaruro babona nuwe cyangwa se itandukaniro ni irihe? Niyo mpamvu tugiye kuganira n'umuhinzi ndetse akaba ari n'umufashamyumvire, ni Habihirwa Diogene. Aradufasha neza kudusobanurira uko iyi gahunda yayibonye. Ese nyuma yo kuvanga ibiti, umusaruro byagenze gute, umurima we byagenze gute, impinduka zabaye nizi? Ibyo byose n'ibindi bibaza ibyo tugiye gukomeza tuganira n'uyu muhinzi. Aradufasha neza kubidusobanurira. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, kutava imbere ya televiziyo yawe kugira ngo dukomeze twigire hamwe. Ikiganiro cyo kiracyari Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, dukomeze tubane. Iyo bavuze ibiti bivangwa n'ibihingwa, nkawe muhinzi unabikora ubyumva gute? Ni iki wumva? Hanjye uburyo bwo kuvanga ibiti n'imyaka n'ibihingwa ni ibintu byamaze kunjyamo, kuko narabyigishijwe, ndabihugurirwa, mbishyira no mu bikorwa. Ariko mbere y'amahugurwa nabonye, ntago numvaga ko kuvanga ibiti mu murima byica imyaka, ari no kwica ubutaka. Ariko hamaze kubikorera namaze kubona inyungu yabyo. Amakuru yakuye hehe yo kumenya ati ibiti bivangwa n'imyaka? Wavuze ati narabihuguriwe. Ayo makuru cyangwa nayo mahugurwa yakuye wayabonye? Amahugurwa n'amakuru ko nayabonye, nahuguwe n'umushinga bita Ikrafu ndetse na World Vision. Kimwe na bagenzi banjye ntago ari jyenyine baduhuguye, turi benshi, baduhugurira uburyo bwo kuvanga ibiti n'imyaka. Ndumva ko bava 2016 hari n'icyo gihe nibwo twatangiye kubona ayo mahugurwa. Ubwo rero baduhaye n'ubufasha. Imirama turaza dushinga amapipiniyeri, dutuburiramo bino biti mureba. Ubu hano birahari, hari n'ahandi hirya no hino twarabikwirakwije inaha. Ariko ababifite bose biba bifitiye umusaruro ku buryo bugaragara. Mfite ibiti 644 biri mu moko 8. Amoko 8 y'ibiti. Ubu rero hano duhagaze no kuvuga ngo ni muri are, hano ni muri are 12. Aha ngaha nateyemo ibiti, ibi biti mureba birimo. Mbere ntarabishyiramo nahengagamo ibigori nk'uko mubireba uko nguko. Aha nteramo ibiro 2 by'ibigori. Mbere nasaruragamo byibura ibiro wenda ibyinshi, nasaruragamo nk'ibiro 80 by'ibigori. Ariko aho mariye gushyiramo ibi biti, ubu ngubu umusaruro narengezeho ikirere cyabaga cyabaye cyiza.
byibura nasaruragamo ibiro 250 hafi 300 kubera ifumbire y'ibi biti mureba. Ifumbire y'ibiti ariko mbere hari imyumvire bamwe bari bafite bumva ko ibiti byona ubutaka, ibiti byona igihingwa, biratwara intungagihingwa, ugasanga ubutaka bwarakamutse, ubutaka bugasharira bukagira iyo myumvire urabizi ko hari n'abakifite. N'ubu hari abakifite. Yego. Ariko uravuze ati umusaruro wariyongereye gute, ubihuza gute kuvuga ibiti byo byangiza ubutaka ariko ku rundi ruhande ukatubwira ko umusaruro wiyongereye, ubihuza gute? Uburyo umusaruro wiyongereye nuko ubundi ni ukuvuga ngo najyaga kuba nagura ifumbire kugira ngo nshyire muri ubutaka bwanjye. Amafaranga naguraga ifumbire icyo gihe ubu ngubu nyakoresha ibindi. Noneho ibi biti nubwo bitanga n'ifumbire ntago ariyo gusa. Iyo maze kubitema aya mababi urabona ahunguki niyo abyara ifumbire ahangaha. Iyo maze kubitema ibi biti ndagenda nkabishingiriza ibishyimbo. Bya bishyimbo by'umushingiriro bitanga umusaruro, bimpa umusaruro uruta uw'ibishyimbo bigufiya. Ubwo ni ku nyungu z'igiti. Yego. Iyo maze kubikura mu murima w'ibishyimbo aho nabishingirije mbikuramo inkwi zo gucana. Ubwo urumva nawo ni izindi nyungu. Ni inyungu utabona uko ugereranya, ni nyinshi pe zituruka kuri ibi biti. Yego. Urabona ibi biti byose birimo, yari igihe cy'ihinga iyo kigeze ndabitema ndabikata. Aya mababi yose bitanya kokoreramo mu murima ahangaha, nkahinga nyahingira hejuru. Nubwo buryo atanga ifumbire kuko abura vuba cyane. Aya mababi y'ibi biti bivangwa n'imyaka, ni amababi abura vuba cyane ku buryo uyataba mu kwezi kumwe akaba yabuze ugatangira gutera imyaka yawe. Izindi nyungu ku kijyanye n'ubuhinzi bwawe ni izihe ukuramo kuri ibi biti? Izindi nyungu kuri ibi biti binafata ubutaka, nta suri ishobora kubutwara. Urabona nk'uko nguko nagiye ntera ku mingoti kuriya. Yego. Ubundi hatariho ibiti cyangwa hatariho ibyatsi imvura iraza igahita ibutwara. Ariko buriya biriya biti ntago imvura ishobora kuburenza ubutaka ngo bugende, binandwanyiriza isuri rero. Yego. Kuri ubu ngubu inama ugenera abandi bahinzi cyangwa abandi baturage, nabonye hari umuturanye, hari abatarabyumva, hari ababyumva, ubutumwa bagenera n'ubuhe? Ubundi ubutumwa mbaha koko agende n'umufasha myumvire, nubwo ko abenshi ndabazana baraza bakirebera, ntarenze no kubabwiza ururimi baraza bakanirebera. Ahangaha ni nko mu murima shuri hano iwanjye, baraza bakiga bakareba ibyanjye uko bimeze, bahita bagenda bakabishyira mu bikorwa rwose ntiriwe njya no kuberekera. Baraza nkababwira uko nabigenje. Ubu abenshi n'ahangaha imirima yabo imyinshi irasirye, banyigiyeho. Yego. Kandi umusaruro barawubona, inyungu barazibona pe. Yego. Nuko bakwikuramo imyumvire yo kumva ko ibiti byose biri mu murima uhingwamo byona. Ntabwo byose ariko byona, hari ibiti byagenewe kuvangwa n'imyaka kandi bigatanga inyungu nyinshi, birimo amafumbire, inkwi n'ibindi byinshi. Imogana tugasobanukirwa n'iyi gahunda yo kuvanga ibiti n'imyaka cyangwa se n'ibihingwa. Twayibonye, twasobanuriwe neza, umuhinzi yaduhaye ubuhamya, twabonye ko ari ibintu bishoboka cyane cyane ku bijyanye n'umusaruro, ifumbire, ariko mu buryo buri tekinike. Ese ibintu bikorwa biti? Ibiti dushobora kuvanga n'imyaka ni ibihe? Ese biterwa gute? Ni ugutera umurima wose, dutera ku nkengero? Ibyo byose n'ibindi bibaza nibyo tugiye gukomeza tuganira. Tugiye kubisobanurirwa na engineer agronome, akaba ari Mujawamariya Providence, akaba ari agronome wa ICRAF. Aradufasha neza kudusobanurira ibiti bivangwa n'imyaka ni ibihe. Ese bikwiye kuvangwa ku ruhe rugero? Bivangwa bite kugira ngo bitange umusaruro? Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, nukomeza kubana natwe kugira ngo amasomo uyu munsi dukomeze tuyabonere hamwe. Ngenda cyari Eric Kaje, dukomeze tubane. Rakoze. Ibiti bivangwa n'imyaka birimo amoko atandukanye. Ibyo nakwita nk'ibyiciro, harimo ibyiciro bitatu. Harimo ibyiciro byo twita uduti, ari byo by'ibi ngibi ubona biri hano mu mirongo itandukanye mu murima hagati, ari byo bivaho inyungu zitandukanye. Noneho hakaza n'ibiti twita ko ari binini, bibazwa, ari ibibazwa, ari cyane cyane ibibazwa, ndetse n'ibitanga inkingi bitewe n'icyo umuhinzi ashaka. Hakazamo noneho n'ibiti by'imbuto. Ibyo biti by'imbuto bigiye bitandukanye, nk'uko wagiye ubona hirya no hino hagiyemo amapapayi,
aho ushobora gusanga bateye imyembe, aho ushobora gusanga bateye ibinyomoro, bigiye bitandukanye n'ayo moko. Yego. Hanyuma iyo tuvuze ngo ibiti bivangwa n'imyaka, umuhinzi ashobora kuvuga ati niba ku bigori metero nako nshiramo santimetero 50 hagati y'igiti n'ikindi, hagati y'imbuto n'indi, wase hagati y'ikigori n'ikindi nzashyiramo ipapayi, hagati y'ikindi. Kuvangwa n'imyaka ni gute? Iyo tugiye kumwigisha uko abivanga, nanone hazamo dukurikiza ibyo byiciro. Yego. Iyo ari bino biti by'uduti, bitewe nanone n'inyungu umuhinzi ashaka, iyo ashaka kurwanya isuri, atera ku mpande z'umurima, ku mpera z'umurima, hanyuma akagenda atera kuri santimetero 50. Yego. Hanyuma nanone hakaba n'uburyo twita alley cropping, atera mu murima hagati, agakora hagati akagenda akoramo imirongo y'ibiti ku buryo asigamo umwanya azashyiramo ibyo bihingwa. Icyo gihe rero iyo agiye gukora ubwo buryo bwa alley cropping, hagati y'umurongo w'ibiti n'undi ashyiramo metero nibura 6. Yego. Niyo nama tumugira, hagati ya 6 n'9. Hanyuma agatangira niba ari umurongo hariya, akabara metero 6 cyangwa 9 bitewe n'uko abishaka, agashyiraho umurongo, akongera izindi metero 6 cyangwa 9, agashyiraho umurongo w'ibiti. Noneho ku buryo nanone kuri uwo murongo niba agiye kuwutera, naho arashyiramo nibura metero 1 hagati y'igiti n'ikindi. Ku duti ibyo twita shrubs mu cyongereza, ngo ni twa duti duto twita uduhuru, ari tuno twa glycidia. Noneho icyo gihe uwo muhinzi wateye muri ubwo buryo bwa alley cropping abona inyungu nyinshi, kubera yuko ibyo biti biba ari byinshi. Icya mbere nk'uko mwabibonye, urabona nk'igiti cyegereye ikigori, cyegereye igiti, urabona ko gisheshe ukurikije ibiri hanze y'igiti. Icyo gihe ibyo biti bimufasha kubungabunga ubuhehere bw'umurima mu gihe cy'izuba. Nanone iyo akeneye amababi yo guhingiraho nk'uko mwagiye mubibona, ya mababi aba menshi kubera ko ibiti biba ari byinshi mu murima. Ikindi nanone n'iyo mishingiriro igenda yunguka, ariko nanone icyo gihe niba tumwigishije kubitera gutyo muri ubwo buryo, tumwigisha nuko agomba kubikurikirana, kuko igiti icyo ari cyo cyose gishobora kona. Tumwereka uburyo agomba kubikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo bitamwangiriza. Ubundi buryo ashobora guteramo ibiti nanone, hari ukubizengurutsa umurima. Yego. Ibyo bita boundary planting. Iyo nayo imufasha, harimo urabona Abanyarwanda dukunda akacu, kurinda ibyacu, harimo kugaragaza urubibi, hakabamo n'ubundi kongera bya bindi aba akeneye bya buri munsi ku biti, ari izo nk'iyo mishingiriro, ubwo bwatsi, ibyo byose bitandukanye. Yego. Hanyuma ndumva aho ngaho ari ku duti dutoya cyangwa se uduhuru. Ku biti binini rero bibazwa nk'amagreveriya, imisave, cyangwa se ibyo bita mayezopsis, ibyo byose tumugira inama yo kubitera ku nkengero z'umurima, hagati y'igiti n'ikindi agashyiramo nibura metero 7. Yego. Nabwo tumwigisha uko agikurikirana, agenda akonora amashami kugira ngo kirusheho kumuha umusaruro, gikure neza kandi nanone kitanamwononera mu murima. Yego. Hanyuma ku bijyanye n'ibiti by'imbuto, ibiti by'imbuto byo afite umuhinzi aba afite uburyo bwinshi ahitamo bwo kubiteramo. Ashobora gukora umurima wihariye wabyo bitewe n'inyungu ashaka, hakaba n'ubitera dukeya mu murima avanga n'ibindi bihingwa, nk'uko wagiye ubona hanyanyagiyemo umupapayi. Hakazamo nanone no kubitera ku nkengero z'urugo. Yego. Urumva aho hose umuhinzi agiye afite uburyo bwe butandukanye. Hanyuma kugira ngo tumwigishe rero, kugira ngo ahitemo uburyo ashaka, ntabwo ari ibiti byose ahinga atera. Mu biti bivangwa n'imyaka hagiye harimo ibyiciro nk'uko wagiye ubibona, ntabwo ateramo ibiti byose abonye. Tureba ese twebwe nk'ubushakashatsi twakoze
ni ibihe biti biberanye n'aka karere, yego ni ibihe biti biberanye no kujya muri uyu murima, hanyuma tukareba ese ni izihe nyungu umuhinzi ashaka, kuko iyo tugiye gukora pepiniyeri cyangwa se niba tugiye kumwigisha turabanza tukamubaza ese kuri wowe ni izihe nyungu utegereje ku giti. Icyo gihe rero ibyo byose turabihuza tukareba ibyo ibiti byujuje ayo mabwiriza. Yego. Ibyo noneho icyo gihe tukamwereka tukamufungurira amarembo tukamubwira wowe noneho watera ibiti muri ubu buryo. Impamvu icya mbere iyo ufite ubutaka butoya ugateraho ibyo biti n'imyaka ubu bubyaje umusaruro mu buryo bushoboka bwose. Urabona ko n'ikigori cyegereye ku giti urabona ko kiguwe neza kirashishe. Icyo gihe rero umuhinzi arasarura ibyo ku butaka anasarura n'ibyo hejuru mu gihe kimwe, kandi icyo gihe ikintu azabona ni iki, azabona uwo musaruro w'ibigori uzaguma umeze neza kubera ko yawufumbiye. Tuzi neza aya mababi aba afite imyunyungugu ihagije. Hanyuma asaruye ibyo bigori mu gihe kimwe akuyeho izo nkwi, akuyeho imishingiriro, akuyeho ifumbire, kandi na cya giti cy'urubuto cy'ipapayi nacyo arahita agisarura. Urumva kuri are tuvuge 30 ashobora gukuraho ibisarurwa bitandukanye kandi ku musaruro uri hejuru, kandi nanone mu gihe gitoya bitanyanyagiye ahantu hatandukanye. Ikindi nanone tugomba kurebaho inyungu ikomeye cyane. Urabona turi mu gihe cyo gutura ku midugudu. Amasambu afite ukuntu ari kure y'urugo. Reba rero gukura ifumbire mu mpinga hejuru ukayimanukana hano uyikoreye ku mutwe, cyangwa se niyo washyiraho n'abakozi urumva n'ayandi mafaranga utakaje. Ariko iyo ufashe bya biti ukabihinga mu murima wawe, ibyo ukeneye byose byangombwa ubibonera hamwe kandi mu gihe gitoya bitagutwaye imbaraga nyinshi. Rero kugira ngo ujye kuzana ya fumbire uze wikoreye ibiro bitarenze n'10, ibiri 10 birajya mu myobo bitarenze 3, urumva nabyo ni akandi kazi. Ariko iyo wifitiye bya biti byawe aho ngaho akazi kose urakoroshye. Tugana ku musozo rero, ubutumwa mugenera abahinzi ni ubuhe, cyane cyane kuri ikoreshwa ry'ibi biti bivangwa n'imyaka? Ni ubuhe butumwa mubagenera, ese n'iki mubasaba? Ibyo dukora ubushakashatsi nubwo kubagirira akamaro, ntabwo ari ubwo kwangiza ibyo bari basanzwe bakora. Guverinoma yashyizeho ingufu, yashyizeho ikintu gikomeye, yabahaye ubutaka bwabaye ubwabo kuko bafite za title z'ubutaka byabo. Ibyangombwa bibaho uburenganzira ku butaka busasuye, wabujyana kuri banke, wabugurisha uko ushaka, ariko nabo nibafata ubwo butaka neza bwo kugumya guta uburumbuke bugumye bwere cyane burusheho, dushobora kubona ibigori byinshi kuri hegitari tubufashe neza, dukoresheje amazi, tugakoresha ibiti, tugakoresha n'ayandi mafumbire, dushobora kubyaza umusaruro. Aba rero nasabaga abaturage kwitabira ibi biti bivangwa n'imyaka kuko bibafitiye akamaro, kandi si bwo bwa mbere. Na gakondo y'u Rwanda kuva kera wabonaga inzu, ukabona inka, ukabona imirima. Muri iyo mirima habaga harimo ibiti, imivumu, imiko, imisave, umuravumba n'umubirizi n'ibindi biti bya gakondo bazi. Ibyo biti byabaga mu mirima y'abaturage, ntabwo ari ikintu gishya, ni ikintu gisanzweho. Ntabwo ubushakashatsi buze kubizamura ngo bimere neza, turusheho kubyumva, turusheho no kugwereka abaturage ukuntu bitanga umusaruro mwiza, ariko ni ibintu byahozeho, ni gakondo tubagaruriye yabo kugira ngo bayitabire. Aba ari byo numva nabasaba, kandi nizeye yuko babikora nta kinanira umunyarwanda iyo agishyize mu ngufu.